n'impamvu zo kukubwira ntawe nzi reka nkubwire papa Alice abana nta ruhare baba baragize kugira ngo bavuke mu buryo runaka niyo mpamvu wa mwana nabonetse imitungo dufite ni myinshi iyo mu Mutara iyahe nibyo tumaze kugeraho mbere nyuma yuko dusubiranye nabyo ni tutambwiza ukuri shaka kumuzana mu rugo agasanga Alice mama we yarapfuye se cyangwa ariho mama wariho none kuki ushaka kumuzana se kandi mama wakiri mama we ewana nta nubwo no kumva imbabazi nta nubwo yakongera cyane se ihangane niho kigomba kuba gasuwe zamuka kirimo hano no gitabye yesuwe ngiki mana yo mwijuru nibi byanjongereje burya nibi ngibi nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora inyata ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kaza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuza mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi uyu munsi turi kumwe na izina Papa Teta ndetse n'uyu mama muramwibuka haciye igihe mama Alice haraciye igihe n'impamvu nari nibagiwe izina rye haciye igihe ngira ngo mwibuka ni nawe mugore mukuru wa Papa Teta ku kintu cy'abagore cyo ni benshi ku buryo kumenya uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu bigoranye ariko niwe mudamu we mukuru bashakanye mbere y'abandi bose ngira ngo murabizi rero ko babyiranye n'umwana nawe yaragaragaye mwaramubonye baje kwihuza nyuma baza kongera kubana kuko Papa Teta nta mudamu yari afite babana ubwo sinzi uburyo baje kubiganira bagafata umwanzuro wo kubana nk'umugore n'umugabo nyine mu nzu wende batubwira uburyo baje kubiganiraho bakabona ko bakwiye kongera kubana nyine nkuko babanyeho mbere ubwo niba tugiye kuganira nabo tumenye ko bameze nabo batekereje gufata umwanzuro wo kubana kandi bari baratandukanye nabyo turashaka kuza kubimenya ubundi dukomerezeho turaganira byinshi bigiye bitandukanye Papa Teta tuguha ikaze rero murakoze cyane meze utese turashima Imana mama nawe turakwakiriye murakoze ariko ubwo si twakoresha Mama Alice Papa Teta ubwo reka dukoreshe Mama Alice hanyuma araciye igihe tutabonana cyane ko wabaye inzobe wabaye inzobe sinzi tuvuta muri iyi minsi uri kwisiga ni ukwiyambura ino mpeshyi ubizi ko erega mujye munibuka ko abandi bari kubikara kubera izuba wori guce mujye munibuka ko umugore ni nk'ururabo amererwa neza umugore ni nk'ururabo ururabo uko urubonye ku mugoroba ntabwo ari ko urubona mu gitondo erega maye nkurikije n'amateka ngiye nifata nabi Papa Alice yakongera kanaki ariko ngo mwarongeye murabana kuri pe niyo nzobe inzobe ntiri kuva rero waradufashije cyane yarongeye araduhuza umwana yarongeye arahuza naragushimiye mu bihe byinshi bigera ku myaka 20 nari maze ntari kumwe na Papa Alice yego n'ukuri ubu turi kumwe mu rugo ninde wazanye igitekerezo cya mbere cyo kugira ngo mubane muvuge muti dore turashaje reka dufate umwanzuro tubane mu rugo nk'umugabo n'umugore n'ubundi ni hahandi nibwo buzima urabizi cya gihe muza mu rugo murabizi ko mwasanze ndi kubana na mama Aisha wa mudamu w'inzobe uyu amenya yuko nshaka kugabana imitungo n'uyu nibwo uyu rero aje ahasanga umugore muto uyu rero niko kuvuga ati ngewe ndashaka umwana wanjye urabizi ko nawe naramwimye Alice urabizi ko bava mu rugo bashwanye aramwirukana mu kumwirukana udusaba ko tuzamuhuza n'umwana
naho imbabazi zavuye kuva cyagiye nababarira umwana twahise tubana. muhita mwiyunga. ariko rata Keza naje kwicara ndatekereza ndavuga nti nindeka uyu mugabo n'imitungo nari imaze kuruhira nari mfite n'abagore ndimo kumva ashaka ejo umwana wanjye nzavaho asigara nta n'urwara rwo kwishima afite. ndangije ndavuga ngo reka nshyire baro hasi mbashe kuganira n'umutware hanyuma tubashe kongera kwiyunga tubashe kurerera muri ya mitungo umwana wacu. ubwo kubw'ubuntu bw'Imana kubw'inama zawe mbona umutware nawe arabyemeye nuko turasubira. ugereranyije kwa kundi cyagiye mutabanaga n'ubu mubana ubona aho umerewe ubwo ku badamu nitwe tuba duprofise cyane buriya kuba udafite umugabo mubana no kubaho wibana nk'umubyeyi ufite n'umwana biba bigoye cyane. kuri ubu ngubu mbere mutarabana n'ubu mubana ubona itandukanye ari irihe aho umerewe neza ni hehe? Ni ukuri pe ubu ngubu navuga ko bimeze neza. Bimeze neza nta kibazo. Yahindutse Paparisi ndetse icyari cyaranteye kugenda ni mu buryo bw'uko mbere nimba bwari ubusore nimba ari amaraso y'ubuto ntabwo mbizi atabaga mu rugo noneho njye nkibaza ibisi byo naje gushaka. Yego ibyo ntabwo tubigarutseho twarabivuze. Yego ariko ubu ngubu nyine arajya mu kazi agataha. Yego nkabona ibintu ni byiza ariko nanone ikibazo gihari n'icy'umwana ataramenya mfite hanze. narabyumvise hanze baravuga nkigera muri uru rugo bambwiye ngo umugore witwa Vikari kanimba ari Vikiti sinzi ngo babyaranye umwana bita Teta. noneho ntegereza ko umugabo yazambwira ko hari umuvandimwe w'umwana wanjye uhari ndaheba ariko nanjye ndaceceka nkajya mvuga ntese uyu mugabo ko namubwiye yuko nashatse umugabo nkabyara n'undi mwana ariko twavugana ko tugomba gushyira akapira hasi kari we mugabo mukuru tukarerana umwana twabyaranye nkabona arabyemeye kubera iki we adashobora kumbwiza ukuri. hari inzu twari twarubakanye yari ihari ya kera kuko uribuka ko nakubwiye nti byondo yansizemo sibyo nagombaga kujyana. Iyo nzu nawe nasanze yaragurishijwe ntabwo nzi ngo yagurishijwe mu buhe buryo. we no kugurisha amazu y'abagore be nibiki simbizi wenda ari dufite amazu menshi pe ntabwo nari mbuze aho kuba narayigurishije ibyo nta kibazo ariko waje kumenya amakuru ko ari uwo mugore noneho nza kumenya amakuru ko hari umwana kuko umugore mukuru rega ari mu myaka 24 akaba kabu wanjye. Yego wagira ngo ahari yajyagayo tunari ikibazo gihare niko atazi uwo Teta ntabwo amuzi ntamumenye kutaramubwiye ariko ubundi ko nabaguye gitumo uri muganira n'umugore w'inzobe numva muvuga ku mwana wataye ngo akiri muto nabyo nkategereza kubimbwira Paparisi nkabiheba kuyu Keza ari umujyanama wacu ubundi wagira ngo uzabimbwirira imbere ya Keza wagira ngo uzabimbwire gihe naracecetse nanjye ndakwihorera. Papari urabizi ko nakunda kuvuganisha uriya mwana n'ubu sibyo urabizi ko ari isi sibyo na Teta bose babaye ari abana bawe ndumva nta kibazo cyaba gihari. Ndamuzi nta n'impamvu zo kukubwira ntawe nzi reka nkubwire Paparisi abana nta ruhare baba baragize kugira ngo bavuke mu buryo runaka. Niyo mpamvu wa mwana nabonetse imitungo dufite ni myinshi iyo mu Mutara iyahe n'ibyo tumaze kugeraho mbere nyuma y'uko dusubiranye nabyo ni tutambwiza ukuri. Ibibazo naciyemo tujya guhura ntago nshaka ko ibyo bibazo uwo nawe ubyisangamo ugasanga nanone turongeye dusubiye hehe hasi sibyo. Niko ibibazo bya mama Teta sibyo nashaka kubyinjiramo sibyo. Ngewe na mama Teta dufitanye uwo mwana
sibyo niyo mpamvu none nuza kumenya ibya mama Teta namukoreye nta nubwo wowe twakongera kubana sibyo naramuhemukiye biteye ubwoba binakabije nta nubwo no kumana imbabazi ni kubera ari imbabazi z'umwana ari we ushaka ko duhura kuri we nta nubwo yakwemera kumana imbabazi sibyo reka nkubwire Pateta ngenda gukunda ndakubaha ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru ntabwo nshobora kwanga umwana wakuvuyemo umwana wawe ni amaraso y'umwana wanjye kandi umwana wawe ni uwanjye kuko uramutse utakinariho nkasigara ndi kumva nakurerera umwana kandi nkabagabanya nk'uwanjye kandi ndi kumva waransezeranije ko nanjye bariya abana nabyaye hariya ko nanjye ubafata babandi wabyaye na wa mugabo none kuki wampisha ko njye ntigeze nguhisha ukuri sheri gute koko oya aho ndagusabamo imbabazi sibyo mbabarire sibyo urumva ko uyu mumama amuhisha ibintu hako abagabo mugira n'ibanga namuhisha ibintu byinshi cyane unahisha ibintu imyaka igashira n'imyaniko we arakoze kuba umpaye imbabazi sibyo ikintu rero nashaka kukubwira niko Teta ashaka kuza tukabana mu rugo ashaka kuza tukabana mu rugo nk'uko nafashe bariya abana banjye nkabarekera hariya simbazane mu rugo ariko tukaba tubasha kubafashiriza hariya ni nako ntashobora kwemera ko uwo mwana wampisha imyaka ingana gutya yaza hano mu rugo tuzajya tumufashiriza nawe aho ari na mama we none se Papa ushaka kumuzana mu rugo ndashaka kumuzana mu rugo agasanga arise mama we yarapfuye se cyangwa ariho mama wariho none kuki ushaka kumuzana se kandi mama wakiri mama we ewana nta nubwo no kumva imbabazi nta nubwo yakongera cyane se Papa tereka kumaze gato derukana umwana yaratumye mama we ngakubwire ko umwana nyine ashaka ko mubonana ariko ibyo kubana byo ntabyo yigeze umwana mwaje kubonana gusobanurira icyo yifuza gusaba ko ntabwo umwana turabona none ibyo kubana byaje ni wowe ubishaka ni umwana wabigusabye bimeze biti nawe na mama we umwana aramubwira ati uzagende umbwirire papa yego ko mushaka nibyo duheruka kandi amakuru ahari umwana nimba ashaka yarabwiye mama we ati uzagenda umbwirire papa ko mushaka harimo imbabazi cyangwa se hakabamo umwana yavuga ati njye nashaka kubana papa none se urabiteganya kandi atarabivuze ariko aho umuntu arabiteganya ukana Vicky muganira nyine akubwira uburyo umwana gushaka mwaje guhura nyuma ni wagusubye ngo mubane ibyo kubana byaje gute ni ukuvuga ngo umwana twaje guhura ansaba ko we ashaka kuzaza mu rugo nibyo rero ndi kubwira mama warise numva ntari kubyemera ntabwo nshobora kubyemera Papa sinshobora kubyemera kubera ko igitekerezo cy'uwo mwana Teta ni nanjye ukizanye kuko ntiwari warigeze ubimpishurira ubona niyo uza kumbwira mbere y'igihe ariko nari kubikubwira ubu se tumaranye imyaka ingahe ndi kumwe nawe tugarukanye habuze iki nigeze kubera tuba turi kumwe nta mpamvu zo kwirukanka ngo mpfe kukubwira ibintu mpubutse sibyo igihe cyari iki mubwire ko hari undi mwana hanze ugiye kuza sawa rero icyo nkubuhakaniye cyo nuko uwo mwana wawe Teta ntamushaka kuzamukana n'umwana wanjye Arisa ariko icyo nkwemereye cyo uzamufasha kubera iki dufite kandi nanjye nzamufasha nka mamudogo we ariko ntabwo nshobora kuko afite imico ya nyina uri kubyumva neza nanjye mfite imico hari uko nshaka kugaruramo umwana wanjye tumaze igihe tutabana uriya nawe afite uko nyina yamureze ubwo rero ibyo bintu kuzamuvidura n'undi nawe kuzamuhuza na mwene nyina ntabwo bishoboka gusa nyine nanone urumva umwana ari mu myaka 21 gutyo n'ibiri ni umukobwa murabyumva ni mukuru arakuze
ntabwo ari wa mwana ubwira ngo wambaye ikanzu ngo yambaye ibintu birebire ngo ngambara ibigufi wambara ibigufi ni wa mwana uzi ase mama rero uramwangira wifatira ntabwo mwanze ariko umukobwa uri hejuru y'imyaka 17 aba ari umugore mugenzi wawe rero sinshobora kuzabwira umugore mugenzi wanjye ngo ko hano hasa nabi sinshobora kuzabwira umuntu mugengo ngo iki cyombo ngo kariya gahungu umwana ntigeze menya birimo birana nuko nyine akara k'umuntu kaba ari akara k'umuntu narise nawe birimo kungora kuko ntazamukanye nawe ngo amenye imico yanjye nanjye menye ariko kuko ari uwanjye nawe agira gutya ati mama akagira uko ariko uwo wundi nakamukase kuko na wa wundi nyina aramubwira ati aho ugiye ni kwa mukaso nyamuna atasiya ariko nkubwiye ukuri ko ntawe umehitamo uburyo avuka uburyo aba bana bacu bagiye bavuka ntabwo aribo babihisemo ni amahitamo y'ababyeyi tuzafasha umwana uko bishobotse ntabwo uzambwira ngo nzamuke nka nyina wundi ariko wakoze amafuti wagombaga kumbwira hari n'igihe umuhana umwana nkawe nyine ndabyemera sibyo ndabyemera kandi ndabisabira uzi ko wagize amafuti menshi niwe mugabo nabonye wagize amafuti uzi none yahuye na mama w'uwo mwana uzi ibintu yamukoreye ntabwo munsi mama w'uwo mwana numvaga bihereranye bari muri rujujuri bajijura niyo mpamvu nanjye nahise mfata icyemezo nti ndabaza papa rero ntabwo nakwifuza ko wahura nawe uyu uzaduhuze ikindi kintu mukeba wanjye ikindi kintu uri nyina w'umwana wa ikindi kintu uvuze nka cyumva urabona hari ukuntu cyaha umwana urumva nyine kandi akantu kamwe cyebe iyo kaje n'iryo zina birapfa hari ukuntu cyaha umwana ukamubwira ati kubura hariya ati serekaho ibishyimbo akavuga ati mu kibaramvunisha ni mukadata aramvunisha impamvu nuko ntari umukobwa we nuko atambyaye utuntu nk'utwo ntabwo umwana agomba kuza mu rugo ntabwo nshobora kuvutsa umwana wawe uburenganzira bwo mu muryango ariko nta nubwo nshobora kumwemerera kwinjira mu rugo rwanjye nimba ushaka uwo mugore no kurera umwana wawe ni ukuri pe uzagende dufite inzu ufate nyina nawe ariko ntabwo azaza mu rugo rwanjye reka ushaka se kugarura nyinara nabyo ngo mbimenye ese ko wawe ntabwo azagaruka ariko umwana azaza none se ubundi byo byumvikanyeho na nyina w'umwana cyangwa wafashe icyemezo uravuga uti reka amenyeshe ubundi se ikibazo nshaka kubaza urimo uramubaza cyangwa uri kumumenyesha hari kumumenyesha nabyanze rero ntabwo uri kumugisha inama nka madamu wawe niba umwana yaza urimo uramumenyesha arimo kumenyesha kandi kumenyesha mu bintu mwakagiranye nk'inama noneho ntiyigeze anabimbwira mu bintu mutunguje utigeze unamubwira ati mfite umwana hanze none se ubu mubwira ibyo nakoreye umugore mutoya ndimubwira urumva bishoboka twagendanaga neza twari tumeze neza nta kibazo ariko iki cyo n'ubundi tumeranye neza sibyo ntabwo twakongera gushwana mu busa sibyo turi abantu bakuze nimba umwana ashaka kuza mu rugo nta mpamvu nyine ajya azasure amenyane n'umuvandimwe we akumenye nka se nanjye amenye ko ndi umugore wa se uri kubyumva neza ariko umutegere ataha